twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko aho muherereye muri amahoro yaba bari mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Turi kumwe na Sam Rutabingwa. Sam, amahoro. Amahoro. Warumaze igihe utadusura? Tumaze igihe turi mu bindi byinshi cyane. Ariko hano ni mu rugo turaza tukagenda ariko turahaguma buri gihe. Cyangwa byatewe n'intambara ya Iran na Amerika? Niyo waruhugiye? Oya, sindi umusirikare ku buryo naba ndi muri ibyo. Ariko buriya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buri intambara giva ku muturanyi ushobora kurwana cyangwa ko turi mu isi imwe, ikintu gishobora kudisturbinga. Ubikurikiranye nabyo ushobora gusanga hari abantu bihurira nubwo ntaho mu buryo bwatuma ntazijya mu rugo. Yego. Nta bibazo byatuma umuntu adatahiwe. Sam, hari intambara leta z'umwe za Amerika ku bufatanye na Israel bashoje kuri Iran ku itariki 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri. Iyi ntambara abantu bakomeza gukurikira amakuru bakavuga ati ambasade ya Amerika i Baghdad yarashweho. Trump avuga ko yashenye Burundi bya gisirikare byo ku kirwa cya Iran. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi ntambara abantu bayirebere mu context kuko intambara ziba ku isi hari intambara z'ubukungu, hari intambara zo gushaka kugaragaza kuri igihanganye no gupfukamisha no gutegeka abandi. Iyi ntambara abantu bayirebere mu context. Abantu bagakwiriye ariko ndavuga ndakurura nishyira kuko ntago ndi umusirikare, simfite ubumenyi bwinshi mu by'igisirikare. Ahubwo mu by'imibereho, mu by'ubukungu, niho abantu bagakwiriye kwirebera kuko ni intambara imeze nko gupfa no gukira, kandi byose mu by'ubukungu. Icya mbere, leta zunze ubumwe za Amerika yagize ikibazo gikomeye, burigira bombe imwe iruta kirimbuzi iyo bita amafaranga yawe y'amadolari. Niyo bombe, nicyo kintu Amerika yubatseho guturuka muri Bretton Woods. Icyo kintu rero cyabo navuga ngo cyarasagariwe, cyaratatswe kandi yashize imyaka myinshi cyane. Yagerageje rero uburyo bwo kugira ngo yongere ikigarure. Mu matafari menshi agize icyo kintu harimo icyo bita, harimo iryo bari babubatse ku bwa Henry Kissinger, ndibaza ari nko muri 74 gutyo, ibyo bita petrodollar. Akaba ari ryo ryari tafari rikomeye cyane bari barashizeho. Noneho rero guturuka icyo gihe Amerika yarayoboye mu by'ubucuruzi, abantu hose amadolari. Ubwo sobanurira nk'umuntu dukurikiye utazi petrodollar icyari cyo. Petrodollar ni system yashyizweho n'ibihugu na Amerika, ishyirwaho n'ibihugu bya OPEC byacukuraga peteroli nyinshi mu isi, cyane cyane mu kigobe cy'Abarabu. Bababwira yuko ari byiza ko bacuruza peteroli yabo mu idolari kugira ngo Amerika nayo mukungurane ikabaha security, ikabaha uburinzi. Ariko ibyo bintu byari biri nanone mu buryo nakwita hariho intambara y'ubutita muri icyo gihe. Icyo kintu cyarakunze, bira bihugu by'Abarabu byari birimo akaduruvayo, bitizera ejo umutekano wabyo, byemera ibyo bintu buhumye, bivanye nuko wenda banabonaga the previous uko Amerika yitwaraga mu mubano w'ibihugu muri politike y'ubanye n'amahanga y'igihe cyabanje. Bura ntago Amerika yabayeho irwana nk'uko abantu babizi, yabayeho gusa irebera ibintu kure nk'uko tubona Ubushinwa bwitwara, itivanga mu bya politiki. Ibi ni ibintu by'inzaduka rwose kuri Amerika. Rero ayo mateka yo yahashize byatumye abantu bayizera, bayigira abafatanyabikorwa. Baravuga batahari umuntu ni bwiza kurusha abandi babaje, bakompara n'izindi ngoma, yaba iz'Abaroma, yaba iza Ottoman Empire, ubwo bwami bwose bwagiye bubaho. Baravuga bati ariko uwakwizera yakwizera leta zunze ubumwe za Amerika. So bari bafite amateka meza mbere kuko ubwo ni mbere intambara yiswe ya mbere n'iya kabiri z'isi. Mbere y'izo ntambara z'isi cyangwa z'abanyaburayi uko wabyita kose. Yego. So ntago Amerika rero yari igihugu kivanga cyane mu bya politiki. Ibyo bintu rero z'ibindi bihugu. Ndetse banabafataga nk'abarevolutionnaire, bigobotoye ingoma y'Abongereza, abakoloni b'Abongereza b'abanyaburayi. Ari abantu babi cyane, bavuga ati
buri muntu wese rero wumvaga icyo gihugu yumvaga gikunze gifata nyine nk'amashagaga nk'uko abantu wenda bakunze NRM, bakunze FPR Inkotanyi, bakunze nyine ibihugu nk'ibyo bishobora kuba birimo abarevolutionneur cyangwa se bakunda ba Che Guevara, ba Thomas Sankara, ba Traoré, abantu nk'abo abakunda kuko ntabwo amateka yabo abagaragaza ko ari abantu beza bo kwiringira, ariko ntabwo amateka most of the time ntabwo abasobanuye ahazaza. So icyo kintu rero niyo mpamvu nigiye gusaba akazi umukoresha gusaba CV urinde ubundi kugira ngo byibuze ibyo bintu bishingireho. Ibyo rero byatumye abanyamerika bizerwa na biriya bihugu, yavuga ati nta kibazo, imari yacu ubwacu tuzayitanga mu mafaranga yawe, ariko urumva icyo kintu uturindira umutekano, ariko icyo kintu ubwacyo ntabwo bumva uburemere gifite. Kuvuga ngo umutungo wanjye ubwanjye nzawugurisha uzagenwa agaciro nkawe, ni nko kuba submissive, ukunda uwo muntu ku rwego rukomeye. Amerika n'iki gikundiro yari ifite, ntushaka kugurisha mu idinari cyangwa mu iriyadi ryawe, mu mafaranga yawe ufite cyangwa se mu yandi wahimba, kuko ubwabyo n'ibyo bintu ubutunze ni amafaranga, ni igiciro, ni currency. Kubera urukundo ukunda uwo muntu urashaka kugurisha mu mafaranga, mu igenagaciro ryiwe. Ni peteroli yawe wacukuye, ariko agaciro kayo karagenwa nawe n'amafaranga yawe. Ibyo bintu biri very sensitive, ni ibintu bikomeye cyane. Wumva ukuntu hano rega no mu Rwanda dufite abantu ashobora kuvuga ati njyewe buriya nkunda perezida wa Burkina Faso, akaba mukunda kandi atabeshya, yajya no ku rugamba kuburwanirira. Burkina Faso itewe yavuga ati ndajyayo, kabone nubwo yaba ari uwo mu wundi mugabane. Akavuga ati impamvu mukunda ni iyi. Ariko hano hari ingero nyinshi z'abantu bagiye babyara abantu bakubita ngo Putine, nigeze mbyumva ku bitangazamakuru. Musanze hari umuryango wise umwana wabo Putine, ngo n'abaganga banga kubyemera ibyo bintu, ariko nyuma byaje kwemerwa. Ruriya ni urukundo umuntu aba akunda umuntu, ntabwo umubajije icyo amukundira ntabwo arakikubwira, ni umuntu nyine wanga ibyo bintu yagusobanurira. So icyo gihe Amerika rero niyo mateka yari ifite, ndetse natwe abanyafurika twavuga ko yadufashije kwigobotora abanyaburayi. Utwo tuntu twari tudufite, wenda ababyumviye umunsi nuko bamaze kumenya ububi bwabo, ariko abari bariho icyo gihe ntabwo Amerika yari iri mu mitwe y'abantu nk'uko uyu munsi iba ari mu mitwe. Yari bari mu mitwe nk'igihugu cyiza, umucunguzi cyarwanyije abakoloni. Icyo gihe cyatwamuruyeho umutwaro w'ubukoloni, natwe ubwacu cyaradufashije. Iryo bara ribi ryari rifitwe n'abanyaburayi, badukolonije, banakoze izo ntambara, bafatwa nk'abaruvumwa rwose, doza Abadage n'abandi bari abantu babi muri icyo gihe basinyaga ayo masezerano. So Amerika yitwaje iyo shusho nziza yari ifite, igenda itera siyasa kugeza ubwo yateye siyasa rurangiza, niko nayita, yo kuvuga ngo habeho ikintu bita petrodolari. Iyo ufashe ikintu bita idolari rero ukagicuruza ku ngufu, icyo gihe isi yari ishingiye ingufu zayo zose, si nk'ubu wenda hari na za batiri. Icyo gihe ingufu zose zari igikomoka kuri peteroli. Ubwo nibyo bikoresha ku bwikorezi, ku mihanda ya kaburimbo mubona, yose niho ku mavuta mwisiga, hafi y'ibintu byose by'ubuzima bishingiye aho hantu. So babicuruza mu idolari rero. Ibyo bintu bihesha agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora amadolari menshi, gufata ubukungu bwose bw'isi nk'aho ari ubwayo, n'igitinyiro igira n'igitinyiro cyinshi cyane. Nabo barabigendera, bakora amafilime bisingiza hirya no hino muri za Hollywood, bubaka amatangazamakuru. Ushobora kuvuga wenda ibyo bintu byabo bubatse ngo utekereze ko ari abahanga kurusha abandi. Hoya, umuntu wese umuhaye section, ukamuha investment, ukamuha umwanya w'ubushakashatsi, ukamuha amafaranga, ukamuha ubutunzi, ashobora gukorera, ashobora kuba umuntu udasanzwe. So Amerika nuko yabigenjeje, ihereza petrodolari, kuvuga ngo ni nkaho yari isigaye ikontorora ibyo bihugu byose. Ku by'igisirikare rero, ayo masezerano yasinywe Amerika itaranatsinda n'intambara ya kabiri y'isi, mu cyo twise wenda y'ubutita. Bashingiraga ku kuntu yarwanyije Abongereza burya ikabatsinda, bagashingira uburyo yagiye yifatanya. Amerika mbere ntabwo yarigeze ikora amakosa yo kwifatanya n'utsindwa,
yaricaraga ikareba yabona ugiye gutsinda ikavuga ati wowe nakujya inyuma. Ibyo biba byoroshye rero. So hanyuma rero ibyo bintu byatumye Amerika yubakira ubukungu bwayo hanze yayo kurushamo imbere. yego Amerika irakize ariko ikize hanze kurusha uko ikizemo imbere, cyane cyane bishingiye kuri ibyo bintu bya twavuga bya petrodolari, kuko 70% y'amadolari yabo burya aba hanze kurusha uko abamo imbere. uko abarimo imbere. Agiyemo imbere yateza ikibazo cya inflation, ntabwo yahita aba nk'ayo muri Zimbabwe. Agira agaciro nyine kuko anyanyagiye mu isi yose. yego So yatangiye kwivanga muri politiki z'ibindi bihugu ryari tutaragera kuri iki cya Iran turimo. Amerika rero kuva muri icyo gihe yitwaraga neza, abantu bakayikunda, ikabona uko ikora infiltration yinjira mu bihugu. Igezeyo rero ubwo ni nko mu ihe myaka ibyo bintu byatangiye kuba bibi cyane cyane muri nyuma y'uko mu gutsindwa kw'abasoviyete. Burya mbere yaho yagiraga ikinyabupfura kuko abantu babaga bafite opportunities, babaga bafite amahirwe kuvuga ngo ngewe najya ku basoviyete, uramutse untwaye nabi untwaye neza twagumana. Abantu bari bagifite amahitamo. Ariko noneho bigeze mu 1990 kuza muri za 2000 yatangiye kuba nabi cyane, yatangiye kuba nk'abandi nk'abandi bakoroni. Ibintu rero bitabaye byiza na gato. So rero abandi bakoroni rero uko bakora ni ibintu bizwi, bakora nabi, bakora nyine nka basebuja nk'umuntu uguhatse. So rero Amerika rero ntabwo yigeze iba nziza kuri urwo, nayo yahise itangira kwitwara gikoroni. Diplomasi yabo iragenda irapfa, iba diplomasi mbi cyane umuntu adashobora gutekereza. Aho kugira ngo noneho bashire imbere ibiganiro, batangira ku-exposa igitugu kuko babonaga nta wundi muntu ubabangamiye kuri iyi si. Avuga ati ibyo dushaka, ibyo bintu bigomba kuba, wabishaka cyangwa utabishaka. Noneho bya bindi twitaga ubuvandimwe bitangira kuba igitugu. Icyo gihe rero kuko abantu batari bagifite amawusiyo menshi, kugeza no kuri Russia ubwayo yendaga kubasumingira ngo Putin yashatse kubivuga ko yigeze no gushaka kujya muri NATO, muri nibwo yaragisimbura ni nani Putin yasimbuye nde, ni Gorbachev, Boris Yeltsin uriya wari umusinzi niko bivugwa. We ubwo yivugiye ko yashatse kujoininga NATO. Vladimir Putin bira nuvuga ngo nyine yumvaga bafatanya. So icyo gihe Amerika irabyanga, nibwo Uburusiya bwatangiye kuvuga ati aba bantu rero ari impamvu bakiriho, yego bazadusenyura tu. So rero petrodolari yatangiye muri 1974 akaba ari amasezerano y'imyaka 50 n'ibyo bihugu. Yego komeza. Yaje kurangira rero muri 2024, ariko uburyo bwo kuyasobanura imirangirire yabyo nabyo bibi ikibazo. Muri 2024 yararangiye, hanyuma bari Abarabu banze kongera gusinya ndi nkayo ngayo. Ntabwo mainstream media bigeze bavuga kuri ibyo bintu, ariko banze kongera kuyasinya, ahubwo bemera gucuruza muri multi currencies, kuko guhera mu 2000 amareserve y'amadolari yatangiye kugabanuka muri central banks zo ku isi yose. Byatangiye byabaye bibi cyane nko muri 2003. Batangiye kubona ko Amerika itangiye kugikoresha idolari nk'intwaro, batangiye gusanctiona za Iraq. Ibintu bitangira kuba bibi. Ahubwo ngira ngo wenda bishobora no kuba byaratangiye za 2001 ubwo bigabagaho cya gitero cya 9/11, bakashaka impamvu zo kujya muri ibyo bihugu bavuga ngo bagiye kurwanya iterabwoba. Navuga ko aribwo byatangiye kugaragara. Normal mu bundi muri 80 umunsi igihe bafataga abantu Riega, burya yaratangiye kuvukamo udutsiko. Kuko Amerika yatangiye kuzana ibintu bya sanction, kandi muri Bretton Woods amasezerano bagiranye ntabwo Amerika yagombaga kugihanisha intwaro nka weapon, ntabwo idolari nk'intwaro. Byari ikibazo gikomeye, ntabwo ibyo bintu barabivuganye. Amerika itangira kugenda ibirengaho gatoya rero, byabaye bibi cyane kuri Russia. Ubuki ni intambara yatangiye muri ntabwo babyita intambara ngo ni special operation military, muri 2022 nibwo yatangiye. Hanyuma cya kintu bababujije bahita bagikora, noneho
nicyo gihugu cyahanwe mu rwego udashobora gutekereza kandi gihanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine avuga ati hano ndaguhamye nta na rimwe uzongera kwakisesika idolari. Ibyo rero bikaba byari ibintu bibi cyane ku banyamerika, nkuko wakubitinze igipfunsi irababara ariko nawe usigara unegekaye. Kandi wibuke ya masezerano y'abagomba kurangira muri 2024 hari harimo n'ibintu byagiye biza byagonganishaga barabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byo bitabaye Amari Khashoggi, ibintu nk'ibyo byagendaga bitutumba bigaragara ko Amerika ishobora kugusankisiona bikakurega. Ubwo Jamal Khashoggi ni wa munyamakuru wiciwe muri ambasade abatavyihuka muri n'umunya Saudi Arabia. Yego. Amerika yatangiye kugaragaza ibimenyetso ko ishobora gukoresha idolari nk'intwaro kuko ikakurangiza ubucuruzi bwawe ikabiraburangira ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kugenda bishiftinga bimaze kubona ibyo bihano, noneho bigeze muri 2022 ibintu bibi cyane ku Burusiya bamaze kubona ko babuhanye isi. Abarusiya nabo rero bakoresheje ibitangazamakuru byabo kuvuga ati reba babantu mwizeraga nibyo koko wenda twakoze intambara ariko se bakwiriye kuduhana bakoresheje idolari, kandi ibyo bintu bidateganya n'amasezerano. Aya masezerano ya Bretton Woods ntago abyemera, aba bantu baviora amategeko. Icyo gihe rero incabwenge apana umuntu ufite ibintu muri we incabwenge aravuga ati uyu muntu ntago ari umuntu wakwizera, nagahagarara ku isezerano rye. Ako kantu baba batangiye kukanota. Wibuka amasezerano agiye kurangira muri 2024. So kugeza ubu rero imibare itariyo ivuga yuko Amerika isigaje kuri 60% ya Reserve Bank, Central Bank y'amadolari, ivuye kuri 90 guhera icyo gihe kuzamuka. Nyine ibihugu ushobora kuba bifite amadolari nka currency zabo 60% entre guillemets. Iyo ni imibare yabo by the way, ntabwo ari imibare ya kuri bashobora ku. So ibyo bivuga rero ko igihugu cyatangiye kugura n'ikibazo gikomeye. Icyo gihe idolari itangira gutakaza ubushobozi bwo guhaha. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kuba ufite nawe n'amadolari yawe, ntago abantu bakwiye kuvuga ngo Inyarwanda ari kuvunjwa menshi. Burya nubwo wayaguha mu madolari nabwo haba hariho influence iteye ubwoba. Wenda wabaza abayakoresha mu buzima bwa buri munsi, iyo wabaga ufite 2,000 wabaga mu nzu imeze gute, uyu munsi iyo ufite 2 wenda uba mu nzu imeze gute. Ibyo bintu bita biguha purchasing power y'icyo kintu. Ikibazo rero ntahandi hantu gishakira ni economy iba yarapfuye mu buryo bumwe. Ikiyisha rero ni icyo ngicyo, ni izo sanction bagiye bakoresha intwaro yabo nk'idolari. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi cyane byagize ingaruka ku bukungu bwabo no ku bw'isi muri rusange, kuko abantu batangiye gutakaza trust. Yego. Hagati aho rero ariko hari amafaranga yagiye azamuka, harimo ay'Abashinwa, amayuan, amarupees nayo ari mu nzira ari kuza, ay'Abahinde, amayero nayo bitewe n'ibihugu biyakoresha. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.
Inkuru nziza bantu mutu y'Igahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya i Nyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano i Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54. So hatangiye kuza multi currencies izagendana n'icyo nakwita multi powers. Yego. Muri iyi ntambara ya Iran rero, Israel na Amerika bagabye kuri Iran, urayisobanura nk'intambara y'ubukungu, ni intambara ya power, ni intambara y'iki? Amerika iracyashaka kugaragaza ko iri super power cyangwa iracyashaka gutora bura bukungu nyuma y'ayo masezerano ya petrodollar yarangiye? Iri mu biki? Nyuma y'uko rero amasezerano ya petrodollar arangiye, isi yarimo kwinjira mu bihe bibiri ari byo abantu bagomba kumenya. Icya mbere ni ingufu zidashingiye kuri petroli. Icya kabiri, ntago izo ngufu zidashingiye kuri petroli wazinjiramo overnight uvuge ngo uyu munsi birarabigiyemo. Bivuga ko akantu ka petroli kaba gakomeje, ariko kakandi ka petroli wibuke yayandi yarangiye. Ariko historically bigaragaye ko mu myaka 50 cya gihugu kititwaye neza ku buryo bashaka kugiha andi masezerano. Yego. Bituma batayasinya ako kanya. Simbizi nimba bazanayasinya, ariko ibimenyetso bigaragara ko nta muntu ushobora kongera kugwa muri uwo mutego. Hanyuma hakurikiraho ubwo bagomba kugumana ibyo bintu ko ari bibiri. Isi irashaka gukoresha ingufu ari byo wumva by'amabateri, by'imirasire y'izuba, by'amabuye y'agaciro, mwirwa mwumva bivuga mu kanwa k'abari abayobozi avuga ngo ariko ngo konge ifite ibuye, bari abafite amabuye. Ukraine nayo kagira zaterera. Izo mvugo zitangiye gukomera cyane muri iki gihe. Ubundi nambera mu herega yari agaciro uhereye na kera kose, ariko nubwo yari agaciro kako nyirizina ubu nibwo gatangiye kumenyekana, aho atangiye kwikoreshwa mu bitanga ingufu, mu bwikorozi, atangiye gusimbura ya petroli, ameze nk'ayakora nk'ibyo petroli ikora, kandi ku giciro kitari nk'icya petroli, kiri hasi, kitanagize ikirere entre guillemets nkuko babyita. So ibyo bintu rero Amerika igomba kugumana ya petroli. Niyo mpamvu muyibona muri za Venezuela ivuga ngo ikoresha imbaraga zose za Iran, za Iraq, yarose nta kindi kintu yashakaga, ishaka kugumana icyo kintu. Ariko none igomba kuba iri muri Congo, iza Ukraine, ahantu hose no irimo kubara yamabuye noneho atanga ingufu. So igomba kuguma amasezerano ntibazayiyaha, ariko izagumana iyo petroli ku gatuza. Ubwo rero iyo amasezerano y'ineza yanze habaho igihe cy'imbunda. Mugomba kuba mwemera ibi bintu ku mbunda. Bakabwira Venezuela ati nta n'umuntu wemerewe kongera gushuruzanya nako karogo ndagaciye. Ubundi ni ibintu biteye ubwoba kubona perezida yihandagaza. Nawe urabizi ko ziriya mvugo navuga ngo ni iz'ububandi, ni imvugo z'umunyagitugu wa nyuma. Urumva akagira muri rana ati nta wundi muyobozi uzajyaho tudashyizeho atari twebwe tumushyizeho. Ubwo usimbutse nyine no kujya gutoragura perezida aryamye n'umugore we akabajyana. Kugira ngo ubundi biriya bintu navuga ngo uyu munsi twebwe biri kuba tureba tumeze nk'abari kureba turi nko mu nzozi, ariko abantu tuzabitekereza bazavuga ati aba bantu bagira ubwenge. Umuntu ashobora gutekereza ikintu nk'iki muri iki, ubwo se abantu bari bameze bate? So ntabwo turakavuga ngo tumenye uburemere bw'ibintu byakozwe bw'amakosa akomeye cyane, ariko ku bantu incabwenge bazi ko habaye ikintu gikomeye cyane ku isi cy'agatuza kitari diplomasi. So yarabanje araza avuga ngo izo nkunga kwanza zose nizihagarare. Ziriya nkunga ntabwo n'ubundi zari gukunda amafaranga yabo arimo agabanuka. Icyo kintu abantu bacyumve neza. Ntabwo
nimba abantu batangiye kugabanya zari zavuze bafite mu ma central bank uburyo bwo kubiba bugenda bugabanuka, nimba abantu batangiye kugira ubundi buryo iyo bavuze rero ngo turabwidrowinze ntabwo zongera gutera inkunga, wikumva ko ari politiki ihindutse. None se wowe mu rugo iwawe nimba waryaga ibintu bivanye n'amafaranga winjizaga, iyo atangiye guhinduka ntabwo uguma kuri ibyo bintu, utangira kubihindura. Ushobora kubyita amazina kandi biturutse ku kibazo cya finance. Ushobora kubwira abantu ko kurya mayoneze buri gihe atari byo, ukavuga uti bituma abantu babyiwa mayoneze mwe muyiretse, kandi ari ikibazo cy'ubukungu butifashe cyaje, ariko ntabwo ushaka kubibwira abana yuko baryaga amafiriti menshi cyane. So ibyo bintu uko bata ibyo bintu niba bigabanye bajye batarya ibijumba, ariko ko iki batarya ibijumba uri kumva. So hari strike nk'izo zigenda ntubwira abantu ko ubukungu bwawe butembagaye, kutagifite ubushobozi bwo gufinansa ibyo bintu. Ukavuga ati OMS tuyivuyemo, ibyo bintu bya USAID mwe mubihagaritse, ibyo bintu bya neto please namwe muzana amafaranga ni 50-50, make America great again. Hari ikintu kiba cyabaye abantu badashaka kuvuga kiri aho ngaho inyuma y'amarido, ariko mu by'ukuri nta biriya bintu byabafashaga ni soft powers, ni imbaraga zo kwigarura abantu udashyizeho agatuza. Ariko ubu ngubu byararangiye ibyo bintu, nabo bagomba gushiraho ikindi kintu gisa nka gutyo. So navuga ngo rero intambara ya Iran, muri Iran still nugupfa no gukira n'ubundi baracyashakisha aho bakuri iyo petroli. Ibihugu byose bifite iyo petroli, Iran nawe ngwino urumva na ziriya za Saudi Arabia wumva ngo zari zifite ayo masezerano, kubera iya alternative ya kabiri barashaka kuzibibamo like insecurity, barashaka kuzibibamo akaduruvayo ku buryo bazereke ko zidafite Amerika noneho mukongera kuzivugurura, mukongera kuvugurura ibyo bintu, bazongera bagirana n'andi masezerano, ibintu bitazashoboka. Buriya ntimwumvira ni kuvuga ngo ndashaka ibyo birindiro bigenda mugire ngo yasaze ngo mve ari ibintu bidashoboka. Irabizi ko ibyo birindiro bifite gisano n'icyo kintu bitaga petrodora cyarangiye, nabyo bishobora kugenda rwose within a second. Ni ibintu ushobora kugenda kuko nta kindi kintu bihabagumisha gituma niba amasezerano yararangiye yatumaga bahari. So n'ibindi bijyanye nayo byo mu kanya ho guhunja bataramutse babibye kakajagari ngo bya bihugu bivuga bitarika Amerika nitaguma hano ngo turinde kuko tuzapfa. Trump atangiza intambara yavuze ingingo 3. Ya mbere ko ari ugukuraho ubutegetsi yitubwa igitugu bwa Iran. Iya kabiri yavugaga ko ari ugusenya bira bikorwa bya nucleaire bya Iran no kubica intege. Iya gatatu agavuga ko ari ugusenya missile ballistique za kiriya gihugu. Izo ntego azivuga wumvaga ari zo koko cyangwa hari ibindi? Oya, intego ya gatatu yo nta nubwo yari yo normal intego yongewemo na Israel kubera ya nambara y'imisi 12. Ubundi mbere ko ari kugira ngo Iran itagera kuri nuclear powers. Icyo kintu nyoma rero ni ikintu cyifashishijwe n'ubundi gutera Iraq. So mu bigaragara ntago n'abantu bagiye bakunda kuvuga Iran igiye kugira intwaro kirimbuzi, ntago Iran igeze itekereza kugira intwaro kirimbuzi ngo uyu munsi bibe byarayinaniye. Ahubwo mu myemerere bari abantu n'abantu baba baswe n'ikintu bita idini, mu myemerere yabo ntago bemera mass destruction, intwaro nk'izo ngizo za kirimbuzi byatubye batanashira b'imbaraga. Ariko nanone batangiye gukora misile mbi cyane ziri navuga ngo kuba zaba zihari ubwazo zemeye ku rwego mpuzamahanga ariko zibangamiye cyane umwanzi. So no kumva ubundi igihugu ariko ubundi u Rwanda rubishatse rwabasha kumarira iya myaka aricyo bashyizeho umutima batarabibona. Utekereza ko abo ba Pakistaniye bahana imipaka babibonye hanyuma bakabibura. So harimo n'intege nkeya z'uko nyine nabo batarenterese y'ibyo bintu, ari nayo mpamvu bajyaga mu biganiro ibyo bintu abantu babimenye kandi bakanabyemera. Erega Amerika bivuga ko ariyo yivanye mu biganiro byayo byo kuvuga ngo ibyo biganiro byanyu ntibikora. Impamvu bayivuyemo ni ibihe? Ntabwo ruka Iran bayifatanya ibyo bimenyetso y'uko uri kubikora rwihishwa, ntabwo ari byo. Ahubwo nuko babonaga yuko ibyo biganiro bitari gufasha Amerika mu kugenzura ubukungu bwa biriya bihugu, mu kubitwara mu bubata. Ntago no icyo kibisasu cya misile ni ikintu cyajemo nyuma. Yego, nyuma bamaze kubona yuko igihugu kiracyakora neza, urumva. Kandi wibuke yari iri munsi y'ibihano, nubwo ibyo byose byo bihari ibihano byari bikinariho. So nuvuga ngo izo ntego zayo ntabwo ari zo. Icyo kintu abantu babanze bacyumve, ntago ikintu cyatumye itera ari ibyo bintu bitatu bateye. Ahubwo ikintu cyatumye iterwa ni ukubera yuko icya mbere ni amasezerano yabo yari yararangiye. Ikindi cya kabiri ni uko ni ikintu cya navuga cya Netanyahu yishizemo
cyo kugira ngo bakore Israel muri kariya gace mu byo bise Great Israel, ibintu nk'ibyo n'izo projet bari bategereje. Rero navuga umuperezida ubasha kumva ibyo bitekerezo byabo, ari nayo mpamvu navuga wenda bamufashije kumugarura ku butegetsi kugira ngo abashe kugira imyaka irenga 40 irashize babasha kubombinga Iran, ariko uburyo yari imeze strategically. Icyambere regime yo buriya buyobozi kuntu bwagiyeho birakomeye cyane kubuhindura, kuko n'ubuyobozi bya theocracy bw'abayatola. Voilà, abayatola biriya ni theocracy. Theocracy rero ni mbi cyane, ntabwo ari democracy. Ni ukuvuga ngo ni abantu bifata nk'abayoborwa n'Imana. Wasenye umwe buri wese abazi mukure, kuko nawe uzi pasiteri wawe w'idini yawe, yego, nk'uko uzi umwigisha, nk'uko uzi padiri, ukamenya uko bakurikirana musenyeri. Abo bantu baba bazi accordingly bivanye n'aho bagiye. Havuye uyu niwe wahita umusimbura, uyu niwe wahita uzaba. Nta nubwo ari ngombwa buriya nubwo habanza kubaho izo nama za elite. Impamvu zibaho z'incabwenge 80 ziba muri Iran, ni uko uwo muntu ugiye kubaho aba azayobora iby'umwuka n'iby'umubiri, ibya politike n'iby'umwuka n'iby'idini. Ariko buriya baba bazi umujyanama we mu by'idini ari uhagarariye iyo shene yose y'iby'idini, n'umujyanama we mu bya politike ari uhagarariye iyo shene yose y'ibya politike. So niyo mpamvu ibyo bintu bigoye gusenyura izo regime. Ntabwo ari biriya bya Saddam Hussein wica perezida ubwo ibintu bikaba birazimye. Dombura Trump ibyo yakoze byo kwica Khamenei ntacyo yakoze. Ni miscalculation. Ni nko kubera ko ni ibintu nyine by'imyemerere. Biriya bintu impamvu ku rundi ruhande nge nabikunda, kuko biragora cyane kudestabilize imiyoborere. Na kariya kavuye abantu bajya bavuga ngo kabaye muri Iraq ngo gashobora kuba muri Iran, cyangwa kabaye muri Afghanistan gashobora kuba the same. Ntabwo bishobora gukunda, kuko bari abantu baba bari sumi, baba bameze nk'abayoborwa na papa, ari nk'aho ari we papa wabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo wasenya kiriya kintu, icyo ni icyambere kidashoboka. Ariko niyo wasenya abo bayobozi, ababa basigaye abaturage bose, iriya revolution islamique impamvu yabayeho yo muri 79 yabaye muri Iran. Mwibuke ko abo bantu ntushobora kubazanira Pahlavi niyo muntu wa mbere wavukanye ubwako, ntabwo abantu bakongera kubayobora, ntibishoboka. Ni abantu nyine, ni leta islamique, bamaze imyaka nk'iyo ngiyo bigisha iryo cengeza amatwara, ntiwabibakuramo rero. So Donald Trump ntabwo azakigeraho icyo gukuraho ubutegetsi bwa Iran. Yakuraho abategetsi ariko ntiyakuraho ubutegetsi. Wakwica umwe hakaza undi, wakwica umwe hakaza undi, bishobora kurangira yabaye nk'iby'intumwa za Kristo Iran. Ahubwo bizamukururira icyangiro. Ya myigaragambyo yabashije kuba mu kwa mbere, mu kwa kabiri, uyu munsi ntishoboka. Kubera iki? Abaturage batuye kuvuga ati dore uriya muntu ni umuntu mubi, evil, ni bafite ukuntu babahimba n'imvugo zabo nabo bakoresha bashaka kubasebya, ni shitani, ni what and what, ni sekibi, ni umuhungu we, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bakababishe abana bangana kuriya. Iyo nkuru barayandika, iriya ni skandali yabaye kuba rashishira Tom Hwako. Bakaye ubundi baba bapfuye, kandi mu ntambara bujya hapfa n'abandi bantu benshi benshi cyane, benshi kandi bose ni inzirakarengane b'abasivili. Ariko nko kwica bari abana bo mu kigo cy'ishuri, ako kantu baba barakanosa ahantu, abaturage barabyigishwa, ntabwo umuntu ashobora kuzagukunda. So abanya-Iran bashobora gukunda bari abazanira demokarasi, nabo biwabo mu bihugu byabo, nibo bakeya rero kurusha abari mu gihugu. None Sam, reka turebe mu by'ukuri iyi ntambara. Bamwe bati Iran izapfukama amaherezo. Hari gahunda yo gusenya ibihugu 7 by'Abarabu, birimo Libya, birimo za Iraq, Afghanistan, za Yemen, kandi nabyo byarapfukamye biyoboka ubutegetsi bwa Amerika. Iran yo bizagenda bite? Iran rero, Iran nayo yaneshwa. Honestly zananeshwa kuko barayishegesha. Ariko uzayinesha azasigara he? Ubundi aho ngaho niho nicyo kibazo gihari. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu unesha umuntu ariko nawe akagushengabaza, wanegekaye akagusiga, wanegekaye. So ntabwo ugaruka ngo wongere ufite agatoza k'akambere, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu ni byiza ku Bushinwa, ibyo bintu ni byiza ku Burusiya, niba bavuga ati twe Iran we are supporting you, bazakunesha, ibyo bintu turabizi. Ariko nta kintu kimwe bazasigarana. Mu bubiko bw'intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari izo bari bamaze igihe bahereza Ukraine
serivisi bahaga Ukraine, hari izo bahaye Israel irwana na Hamas, hari izo bahaye ubwo ni ububiko bushira by the way. Hari n'ubwirinzi bari barahaye Korea y'Epfo batangiye kuzana baragenda baba exhausted muri ibyo bintu, biragenda bishira ibyo bintu. Ibyo bintu ni byiza ku Bushinwa butari kurwara intambara n'imwe. Ibyo bintu ni byiza ku Burusiya kubera yuko attention rate ijya hariya kurusha uko yaza muri Ukraine. Uwo muntu uri gutanga ibyo bintu abasirikare be ibirindiro bye barimo barabasenya daily. Kuko kurwana ntabwo uri kurwana n'umuntu udashaka kugira ikintu gukoraho. Ariko bari gusenya ibirindiro bya Amerika muri ibyo bihugu, ntabwo bari gusenya ibirindiro bya Amerika muri Amerika. Wibuke Amerika rega iba ikomeye niba hanze, iba mu gihugu nta ubukungu bwa Amerika na politike yabo ugukomera kwayo gushingiye kuri diplomasi international, gushingiye kuri ibyo bintu biba hanze, kuri iyo miryango yose. Burya imbere mu gihugu ni nkatwe hano imbere mu gihugu, nta bindi bintu bidasanzwe biba bihari, barakora, bararya, barapfa, barahamba, everything. Ariko iyo greatness, ubwo budahangarwa bwose mubaziho babwubatse ku buryo baba buri hanze ya. So imbere ho abantu barara ku muhanda, abantu babuze akazi, haba ibintu byose. Ariko inyuma hanze y'Amerika ni ibintu bikomeye cyane, n'abantu bitangaza ya passport ni igitangaza niko imeze. Iyo image rero ni nayo isenyuka kandi nayo yari yibagize. Iyo tuvuga ngo great powers, ibihugu byasenyutse ngo buse kabongereza efforce yaho yasenyutse, ese abongereza bayeho nabi. Ariko bo bumva babayeho nabi kuko batafite influence externe. None se abadage babayeho nabi ko batakaje koloni muri ya mentalite yabo. Hari ikintu baba barabuza abo bantu. So abaroma se babayeho nabi, abataliyani no bari mu bihugu bikiza, abataliyani baracyarya bameze neza. Ariko kuki tuvuga ngo baraguye se? Ni ukubera ko badashaka kuza bamukora ibi. Wibuke external power nizo zituma great country, nicyo gituma igihugu cya mbere kidasanzwe. Yego, hanyuma uvuze abaroma, uvuga abadage, uvuga nabo bongereza, abanyaburayi muri iyi ntambara bari hehe? Ni irihe somo bize? Kuko nabonye nka Espagne, Sanchez avuga ati muri gukurikira Trump ubuhumyi, anabima ibirindiro byo guhagurukizaho indege ngo bajye gutera Iran. Mu gihe wenda abafaransa bohereje ngo Charles de Gaulle yabo n'andi mato, abongereza baravuga bati twe tubemereye ibirindiro byacu mu byifashishe. Abanyaburayi ni irihe somo bigiye muri ibi bintu? Bari abantu rero gusa abanyaburayi ikintu kimwe mbakundira kuri ubu, ni abahanga cyane mu bya diplomasi. Ubwo buri Amerika nayo yagiye bakoresha amafuti kubera nyine ubusarigoma, ariko ubundi usanga gusa ntago bafite bavugira, kuko burya ubutabera butangwa n'ufite imbaraga. Yego, kandi ni ku isi yose ntago umuntu ufite imbaraga agira ikosa burya ari kwegekaho. Abanyaburayi ahantu bari, hari ahantu nyine hahwanye n'imbaraga zabo, nabo bari aho bari ni nk'abanyafurika bari. Nta ruvugiro bafite, nyine bagomba gukurikira, kandi natwe tugomba gukurikira kugira ngo tubashe kubaka iyo si yabo turye kabiri. Yego, abatari bukurikire rero hari ikiganiro ugeze ukora ngo ishuri riba yari abasarigoma cyangwa isi iba ari ikigo cy'ishuri, ibintu by'ibintu. Ibyo rero ibyo binyeshuri binavuga bivugira abandi cyangwa se biyobora revolution, ari byo Ibislave, Abashinwa, Abanya-Iran n'abandi bantu bafite ako gatuza ko guhangana. Reka bo bagende, twebwe we are submissive on our masters. Ntabwo rero aho rero niho abanyaburayi bari. Ariko hatangiye kuvukamo abana bananiranye barimo nka Pedro Sanchez, atangiye gutinyuka avuga ariko aba bantu ntabwo ngiye mbakurikira. Yego, so nuko umuntu agimbuka ni nabibi cyane, ni sinye mbi cyane kubona abariye nk'abo batangiye kuvaho. Ariko nabo bari kubavaho kubera agasuzuguro agiye abagaragariza. Muri kiriya kibazo cyane cyane cya Ukraine byagaragaye ko basa nkaho nta gaciro bagize. Oya no mu cya Israel naho nta gaciro Amerika iri guha abariye babo. Ni bibi cyane rero bazabona ko atari abantu. Nabonye na Macron atangira kuvuga ati ariko mwaretse kwishingikiriza uriya muntu. Amakuru nawe mubi cyane kurusha Pedro Sanchez, kuko Macron bino binabivuga yabivuze guhera mu 2022 Uburusiya butera kugeza avuga ati ariko mubona dufite ingabo,
umuntu adufite mbona twakwihagararaho batari ko dufite ikintu bita NATO batari ko icyo kintu cyubatswe kuko manda ya mbere ya Trump yakashije NATO nubwo abantu batabyitayeho ariko nibwo Macron yatangiye kuvuga ko nyamara ibintu ntabwo bizashoboka buriya yaturabuye dushaka twakubaka igisirikare kuri iyi si udafite igisirikare nta kintu waba ufite ubu uri umukoloni nk'abandi bose ni ukuvuga ngo ibintu byose mwakora ngo nimwicure intwaro ngo mwigira gute udafite intwaro uri umukoloni nk'abandi bose so Macron yatangiye kuvuga ngo twongere 5% by'ingengo y'imari y'igisirikare twongere intwaro kirimbuzi ni ukuvuga ngo erega bari abantu nta ntwaro bafite intwaro bafite ni za kera cyane bahugiye mu bintu byabo by'iki gihe byo kuryoshya bya zero pain achievement ariko nta kindi kintu bafite ku bijyanye n'igisirikare niyo mpamvu rero bose bahindutse abakoloni navuga ngo rero muri iyi ntambara yo gushaka ya Iran ikintu cya mbere igamije bose ni do or die ni ukuvuga ngo cya kintu twahoreye tuvuga cya petrodora cyarashwenyutse bashaka kukigarura ku gatuza kuko kunezaho ntibyakunda kubera ko previous relationship uko babanye nabo babisinyanye uyu munsi ntabwo ushobora gukunda ikindi kije mu gihe isi yari imaze iminsi iri mu iyi ntabwo rero ntambara yonyine hari n'indi ntambara ya Pakistan na Afghanistan imeze nabi ariko nyine iyi ngiyi niyo turi kuvuga so ku buryo ibihugu byose urebye ibihugu bitari mu ntambara birimo birasapotinga gusa ariko nabwo gusapotinga ntabwo ari kuvuga bikunze niyo nko kuvuga ngo uyu muntu tugiye kurwana ariko ubwo agiye kuba arwana n'uriya aravaho yadegekaye reka mfashe uriya azageraho afite intege nkeya nibyo biri kuba mwagira ngo mwagiye mwumva ukuntu Miss Shize Trump yavuze yuko abantu bagurana no ya gaze basanktionye imwe y'Uburusiya si gaze gusa n'ibindi byose by'ingufu Putin yikora mu mitaravuga ati ibyo bintu ni byiza ariko turabaza dukorana amasezerano ntabwo bya bintu ari ukwezi turakorana n'abantu banyabo turayiba hari uko bwemeye ko muzatugurira forever nta zindi restriction hakaba hari umuntu bita iryajya bita Ubuhinde bwari bwavuye kuri gaze y'Uburusiya burya buvayo kubera Amerika bagiteza iriya ntambara Abahinde bakina politike ndazi ko nimeze y'uburyajya bwo rwego rwo hejuru Trump aravuga ati nimusubireyo ntacyo nakuri twabigira basubiyeyo Putin aravuga ati ntabwo twagera kuyibahera bya biciro muri twababonye ntabwo muri abantu bazima so Putin nawe atangira gucyo restriction ko niwe umeze nuvuga ngo uriya muhora n'umundi wa Hormuz ntabwo ushobora gufunguka hatarimo akaboko ka Putin kuko niwe urimo wasistinga bari abantu ubaha amakuru ubaha intwaro ubaha technology ibyo bintu rero arabizi neza uyibuke ntago Iran irimo kurasa ubwato bw'abashinwa ntiri kurasa ubwato bw'abashuti babo bari kurasa ubwato bw'abanzi babo kandi ku makuru bahawe nabo banzi kuko Iran barayishenye mu by'igisirikare mu byo igisirikare cyo mu kirere icyo mu mazi barayisenye normalement amakuru ifite rero nayabo ngo bari kubaho so nubwo ari kuba kinubatse ntago bari kuba bari ku rwego rumwe Iran ni nyantege nyeyo ugereranije n'abantu bari kurwana so abo bantu babari inyuma rero uwo muhoro bavuga ngo twego tuzawufunguza agatuza ntabwo bizakunda kuko kufunguza agatuza ntabwo Putin ibyo bintu ari buze kubyemera arakomeza yisapotinge bawufunge niba bawufunga mutuma bopoza noneho ibyo ashaka kugira ngo ngone ingufu rero icyambere ni ibingibi barabyemera nta yandi makuru nta bundi buryo bafite bwo gukoresha so ngo muyigura ukwezi Putin uzima bavuga ngo ntabwo nemera ubwo buntu bwanyu bw'ukwezi se nuko azi ko agifunze bifata nkaho ari ufunze umuyoboro wa Hormuz ntabwo ari Iran normal none se Sam iyi ntambara Trump ati byumweru 5 Iran ati twe dufite n'ubushobozi bwo kurwana amezi 6 iyi ntambara iraza kurangira bigenze bitirarangira ryari muri predictions zawe ntabwo iriya ntambara ni ntambara ikomeza kuko ni ikosa ryabayeho ahubwo Amerika iri gushaka uburyo igomba kuvamo ntabwo twavuga ngo izarangira ahubwo izavamo kuko urebye na Iran nayo ibintu isaba kugira ngo irangize intambara ni ibintu ubona bigoye kameme ibi bita gukomeza kurwana ntahuba ngo kuri ibintu byawe byose wari ufite kugatuza kairara uri kumva hariho noneho imeze nk'iri gutsinda urumva hari umuntu ubayibwiye ibyo bintu urakuri birindiro aho ngaho uradukuraho ibihano ikindi ni crate ko mukoze koresha twe uko tubyumva rese ubwo urumva ayo masezerano ariyo ntabwo ashoboka ni nko ni ibintu bikomeye
Trump nawe akagenda ngo hoya ngo umuyobozi wacu simwemera nawe akazana ingingo ze zigoye cyane uzashyiraho umuyobozi, so ugasanga barimo kunanizanya. Ni ibintu bibi cyane rero aho ngaho ntabwo haragera igihe cyo kuganirwa. Niyo mpamvu iyi ntambara nubwo abantu bavuga ngo ishobora kurangira, ntabwo yarangira kuko tubitekereza. Bazagabanya kugenda barasana bongera baganira, ariko uriya muhora we ufunzemo muri ceasefire izabaho uzaba ufunzemo paka Uburusiya bumaze kwipozisiyona. Wibuke uko n'ugutakaza kwa Ukraine, wa mwanzi wabo arimo arabona amafaranga yo gufinansa ya ntambara yo gutwara Ukraine yose will be. Hari ikintu ntuzageze avuga ukuriye akanama k'umutekano w'Uburusiya yaba n'abaye perezida wabo depuis 2008 kurugeza 2012 Medvedev yavuze yuko igihugu bita Ukraine ari igihimbano ko kitazanongera kubaho. Abantu ntibabiha agaciro, ariko kiriya gihugu ntabwo kizongera kubaho. Ntabwo umuntu huriya avuga amagambo ari aho ngaho ari adafite ikintu kiri arimo. Ntabwo kiriya gihugu kizongera kubaho. Bizarangira n'ubu Urusiya bwongeye kuvuga ngo ariko izi ntara ntabwo zihagije, we don't need Ukraine anymore, bayisibe bayitware burundu. So ntabwo rero ntambara ari irangira mu byumweru Peter Hexen atekereza cyangwa Trump. Ntabwo ari uko nguko imeze. Intambara izakomeza ibeho kuko nanone intambara ntabwo yatejwe na Amerika yayijemo kubera Israel imeze nk'iyafashe bugwate Amerika yizanamo. So ibyo bintu rero ngo muduhe garanti ko mutazongera mu kudutera, ntabwo Israel izareka gutera ibihugu baturanye, ntabwo ibyo bintu binashoboka unless igeze ku cyo yifuza. Wumvisha ko noneho intambara yahinduye umuvuno yabaye by'amadini ngo abasiramu mu bitondere. So biriya ni ukwigira wide, ni ukuyagura. Bishobora kuzarangirwa iyo abasiramu n'abakristo kandi ariko igomba kurangira. Ntabwo umuhereko gukurikirana Netanyahu habwa atari ko abasiramu yaba abashiya yaba abasuni bose they are not good. Abo bantu mu bitondere, twebwe Mesiya wacu azaza nabo situzi uwo Mesiya bategereje. So ni ukuvuga ngo ni ukugira intambara ibure aho yarangira nayo itangirira, isi yongere igisange mu kaduruvayo katagira izina. Yego Sam, ni irihe kosa rikomeye Amerika yakoze ku rwego rw'isi muri iyi ntambara? Hari imikino twakinaga kera muri Nokia telefone yo gukina ukishwa uko wigonze y'inzoka. Muri za Nokia. Warakinaga wakwigonga yanzoka. Kagenda urya akantu, kongera ukarya kandi ari kugenda uba munini. Noneho iyo wahushaga akantu ukigonga bavuga game is over. Yego. So Amerika yangije amategeko yashyizeho. So kongera kuzanamo abantu yuko hari andi mategeko hoya ibintu byose bizagendana n'icyo kintu bita ONU, n'icyo kintu bita n'ayo mategeko yose. So ayahe mategeko kubaha ubusugire bw'ibihugu, amategeko mpuzamahanga, ibyo bintu kenshi niba ngo ndebe mu bidarubindi byanjye binindi bya rutura. Ibyo bintu nuko bizarangira kuko hazaza akaduruvayo ibihugu byongere ufite agatuza kanini yongera atere, kuko icyo kintu nyine Amerika yakoze niyo miscalculation, uko kwigonga gufata ibintu ukabishyiraho ko abantu bagomba kubigenderaho ugacinya umukongera ukabisenya. Ibizajya bibaho ni agahenge kuko mwebwe nk'Abanyarwanda muzaba ngo turarinda imipaka yacu, abagande turarinda yacu, wongera ugenda uvugane n'abagande uko mwumvikanye, wongera ugenda uvugane n'abaturanyi, ariko international laws iri mu bihe byayo byo kurimbuka. Amategeko mpuzamahanga ari mu bihe byayo byo kurangira kubera ko abayashyizeho bahinduye barayica. Uhereye ku Banyaburayi ukajya ku Barusiya ukajya ku Amerika, nta muntu wigeze wubahiriza icyo kintu. No kuvuga ngo rero iyi ntambara ije kurimbura ikintu cyose bitaga amategeko mpuzamahanga, aricyo cya UN kigiye kugenda cyabishaka kitabishaka. Nicyo casualty w'ibi bintu. None se wazanye Board of Peace nayo iriya nayo ntizakora kuko yakayishyizemo abamwumva ariko ntibazajyamo bose. Mwibuke icyo nicyo cyita multi world power. Ni za ngufu zidafitwe n'umuntu umwe. Naho ngaho rero ibintu bikomerera buri gakungu kose kazajya gashinga amategeko yabo gutyo. Buri gakundi buri gakundi cya BRICS gifata
amategeko yacyo kiyashyiraho yego byitwa NATO nabyo bifata nacyo cyongere gihimba ikindi hari n'ibindi bizagenda bivuka buriya nyuma y'uko buriya burasirazuba bwo hagati buzakora ikintu cyabwo n'abanyafurika bazakora ikindi cyabwo abanyamerika y'epfo buriya cya Brazil ni ikifishi kinini gishobora kongera kigakora kandi gakungu nuko habe icyo kintu nyine bita multipower no kuvuga ngo ikintu gusa miscalculation iyi oni yari yarabayeho yari yaba boss wayo ari nabo bayisenyeye ni ukuvuga ngo niryo kosa wibuke iyo miryango yose mpuzamahanga niho hantu kuko twatangiye tubivuga yuko igira imbaraga hakurya y'imipaka yayo n'ubundi nizo yabifashwagamo na ONU Human Rights ibyo bintu byose bahindutse bagasenya OMS ibyo bintu byose basenye uhereye kuri kimwe kugeza ku cyanyuma kizagenda bikaba birarangiye agahugu kwako n'akandi kwako. Sam reka dusoze sinzi niba dusoza watubwira ingaruka zatangiye kugaragara wenda zo kuzamuka kw'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli zizakomeza nazo cyangwa Putin azajya arekura ibyo bintu bye natwe bitugereho umuturage uri inyabitekeri yizere ko ibintu bita buri gihe cyose iteza amapfa n'ayitera aho bahahira bizagenda bikomera byongere byorohe bikomere byongere byorohe bikomere byongere ariko abantu batujwigiriza rero bazi igihe cyo kurekurira ejo bundi twari turimo duhagarara ibya Putin bitavuyeho hazi bya kanaka uwo mubabaro rero abantu bagenda bumva nuko nkuko nyine ibintu byiyubaka nuko gukorega imigabane ivuka kugira ngo tubeho Afrika tubeho abandi habayeho ishwanyuka habayeho imitingito nyine bimwe bitandukana n'ibindi hari ikiguzi kiragenda cyishyurwa ibyo bintu kugira ngo iyo multipower ibeho kugira ngo rero twongere duhumekeho gatoya Putin azazana amabwiriza ye tuyemere nyine hanyuma dusavinge habe hadutse ikindi kisarigoma nkuko byo bivuga nacyo kize kizana amabwiriza nacyo tukemere gutyo no kuvuga ngo rero ni ibintu bitashobora kugira ngo ducume iminsi ntabwo no kugira ngo ducume iminsi ntabwo wazongera kubaho ikintu tuvuga ngo ikintu tugiye kugikurikiza imyaka 80 ibyo bintu by'ivajiri ni ibintu byarangiye rwose gusa nyine iyo minsi tukiriho turaba dufira ingaruka zabyo gusa kuko izi zigaragaza ko ari intambara zisa nkaho zikomeza ariko abantu ntibabibona guturuka nko mu 2014 ntabwo 14 2008 izo generation twumva amakuru y'intambara kurusha ikindi kintu cyose twize twumva so n'ubundi rero tuzakomeza tubyumve gutya bizamuka bimanuka icyakoze buri shyanga ryose rizagenda rihimba painkillers ku baturage babyo. Sam reka dusoza bari kwita intambara gatatu y'isi bafite impamvu niko nawe ubibona ntabwo intambara byo gufata isi ukayishyira mu ntambara imwe nka kuriya bagiye bita ziriya tugendeye muri uwo mujyo nizo kuri njyewe uko mbyumva iyi nayo abazaza bazayiga nk'iya gatatu y'isi mu gihe wenda ntabwo bashobora kuyiga nk'iya gatatu y'isi kubera yuko abazahimba ayo masomo ntabwo ari ababiteje ziriya ziswe gutyo bitewe n'abari bayoboye abazahimba rero nibo bazahitamo icyo bakora ariko normalement iyo umuntu iwanyu mushobora kuba mu Rwanda twe dufite amahoro gutyo ni ibintu biri aho ngaho hanyuma bazabiha umurongo iyi ngiyi yaba ifite meaning kurusha izabanje ko nta n'imwe yari ikomeye kurusha nk'izi ngizi nta n'imbaraga zakoreshejwe muri izo ntambara kurusha nk'izi ngizi na tekinoloji n'ibyo bintu bakubwira by'ibisasu kirimba biriya bintu ntimukajye mubyemera byose nk'uko byari bimeze uramutse usanzemo harimo imbaraga za mass media wabigenza ute bakubwira ngo twarashe igisasu kirimbuza ariko uyu munsi hakaba hari misile zituruka ku rwego rurusha nizo zari zihari so abari bahari kugira ngo bakwereke imbaraga bari bafite ni igisasu cyabagamburuje bavuga ati ikintu kibi cyane so ariko uyu munsi hari intwaro zishobora guturika kurusha inshuro nyinshi izo ngizo so ababyita intambara z'isi nabo bafite rezo ni intambara ikomeye cyane iruta n'izo ngizo niyo wayita uko nguko ariko idatangiye muri 2025 cyangwa 26 itangiye mu 2014 ntabwo isi irabona amahoro. Sam reka dusoreza ahandi agushimiye cyane reka dushimire n'abari badukurikiye. Murakoze cyane.
uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu.futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.